ناجم سيد. الصديقين nuwa wundi watanga ariko agambire yuko ibyo atanze byagira ta'athiri cyangwa byagira icyo bihindura kuri wa wundi yahaye, cyangwa se afite icyo agambiriye kugira icyo ahindura kuri wa wundi yahaye. Al-hiba, iyo tuvuga hiba nk'impano, hiya tamallukul mal, ni gutunga umutungo fil hayat bighairi iwad, ni kuba umuntu yatunga umutungo akiri muzima yahawe n'undi mugenzi we, ariko umutungo utagambiriye kuzishyurwa. Umutungo umuntu yatanga nta iwad, nta kuzawishyura cyangwa se kuzagira ingurane ya wa mutungo. Wa fi manaha alhadiya, dushobora kuyita impano mu rundi rurimi cyangwa mu yindi mvugo yindi, cyangwa se alatiya. Aya ni amagambo yose akoresha mu rurimi rw'icyarabu avuga impano cyangwa icyo umuntu yaba yahaye mugenzi we. Sadaka iyo twasobanuye yuko ari cyo umuntu atanga lil fuqara al muhtajin, ari ibyo umuntu aha bakene babandi bakeneye ubufasha mu mutungo, talaban li thawab, kugira ngo umuntu abone ithawabu min Allah ta'ala, ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmu umwanya al-hadiya cyangwa al-hiba bifite mu mategeko y'idini ya Islamu, ubundi ni igikorwa kiri mustahab, ni igikorwa cyiza. Waqad hatha al-Islam ala al-hiba wal-hadiya wal-atiya was-sadaqa. Idini ya Islamu yagiye ishishikariza abantu kuba batanga, bagira impano, gaha impano abantu, gafasha abantu, kujya kwakunda guha abantu bakuri impano, cyangwa se kuba watanga sadaka mu buryo buhoraho, lima fihi, kubera ko birimo icyo twakwita ta'alluful qulub, byegeranya imitima y'abantu, kandi nanone bikongera urukundo bayina nas, bishyiramo urukundo hagati y'abantu. Ariko nanone ututahiru nufus, no gutanga burya bikesha imitima y'abantu batanga mu ngeso mbi cyangwa se mu mico mibi, twavuga kalbukhl, nko kugira ubugugu, washuha cyangwa se kugunyiririza, no kugira itama, watamaa cyangwa se kugira itama. Waja'ala liman fa'ala dhalika ibtigha'a wajhi Allah ta'ala al-ajr wa thawab al-'azim, ndetse wabikora agambiriye ibihembo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, abona ibihembo ndetse ibihembo bitandukanye ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Katugaruke ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jawadun karim, yari wa muntu wagiraga ubuntu, witangaga cyane. Yuhibbu aljawda wasakha, wasangaga intumwa y'Imana ikunda kuba yakwitanga yo gutanga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu nnas, intumwa y'Imana niwe burya watangaga cyangwa witangaga kurusha abandi bose, kandi nanone wasangaga yitanga cyane. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, mu kwezi kwa Ramadan. Wa kana yaqbalu alhadiya, intumwa y'Imana yakiraga impano. Iyo umuntu yazaga amuha impano, intumwa y'Imana yakiraga impano. Babizi ko intumwa y'Imana itabaga yemerewe guhabwa zaka no muri sadaka, ibyo ngibyo mu rwego rw'icyubahiro cya Banu Hashim, ari nabo umuryango ukomokamo intumwa y'Imana Muhammad salama, ntabwo bari bemerewe guhabwa muri zaka. Ariko intumwa y'Imana yakiraga impano kandi agashimira uwabaga yayimuhaye, wa yad'u ila qabuliha, kandi gahamagarira n'abandi kwakira impano. Wa yarghabu fiha, ndetse akaba ari ikintu yishimiraga. Wa kana a'zamu nasi sadaqa bima malakat yadahu, intumwa y'Imana yari mu bantu batangaga sadaka kurusha abandi mu byo yabaga ifite mu maboko ye. La yas'aluhu ahadun shay'an illa atahu, nta muntu wamusabaga ikintu kiri mu bushobozi bwe uretse ko intumwa y'Imana yagitangaga. Qalilan kana aw kathira, cyaba ari ikintu gitoya cyangwa se ikintu kinini, intumwa y'Imana yaratangaga muri bwa buryo bwo gutanga ku muntu udatinya ubukene.
wasangaga rero kwitanga no gutanga sadaka ahabbu shay'i ilayhi byari ibintu byishimirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ بما يأخذه منه. intumwa y'Imana wasangaga ibyishimo byayo kenshi na kenshi yishimira gutanga cyane kuruta uko yakwishimira kuba yagira icyo we ahabwa kuri wa muntu wabaga amuhaye nk'impano. kandi nanone intumwa y'Imana Muhammad salama wasangaga yahaga abantu cyangwa yatangaga mu bintu bijyanye no mu byiciro taratan bilhiba, rimwe na rimwe wasangaga arimo aratanga impano, wa taratan bisadaka, ubundi agatanga ituro cyangwa se isadaka. kandi wasangaga rimwe na rimwe intumwa y'Imana igihe kimwe yashtari shay, yagoraga ikintu, fayuti aktharu min thamani, akishyura umuntu akamurengerezaho, akamwishyura ibirenze agaciro ka cya kintu. aho ushobora gusanga muracuruza nk'ikintu ukamubaza ngo nangahe, uti ni 5,000 cyangwa se 4, ukamuha 5 ukamubwira uti twara nasigaye. wa taratan yaqtardu shay fayaruddu aktharu minhu, wasangaga intumwa y'Imana yasabaga umwenda, yajya kwishyura umuntu ikamwishyura imurengereje ibyo yagize gute, ibyo yamuhaye. wa taratan yashtari shay thumma yu'ti al-bai' ath-thaman was-sil'a jami'an, wasangaga rimwe na rimwe intumwa y'Imana yajyaga ikagura nk'ikintu, yamara kukigura igaha umuntu yakiguze nawe igiciro cyacyo, wasila ikamuhana cya kintu yaguze. ushobora kugenda ugasanga nk'umwana arimo aracuruza nk'ibintu bitari n'ibye, adafite n'uburenganzira bwo kuba yagira gute, kuba yabiryaho, kandi nawe ukabona arashonje, ukamubaza turagurisha ngahe, akakubwira ati wenda uyu mugati ngugurisha 1,000, ukamuha 1,000, waje utumubwira ati nawe umugati wakire nawe urye ndawukuguriye. ibyo ngibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga kubikora. walidhalika kana ashrahu an-nas sadran, niyo wasangaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari umuntu wahoraga ukeye, igituza cye gihora gifunguye cyiteguye kugira neza. wa atyabuhum nafsan, kandi umutima we wahoraga ukeye kubera ko mu gutanga twabonye ko bisukura imitima y'abantu. wa an'amuhum qalban fa salawatullahi wassalamu alayhi, kandi umutima we wabaga umutima w'impuwe, umutima ukeye, amahoro n'umugisha by'Uwiteka bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ibyiza byo gutanga no kugira neza, Allah subhanahu wa ta'ala tuga muri Qur'ani ntagatifu atubwira ati wama tunfiqu min khairi fali anfusikum, ibyo mutanga mu byiza mumenye ko ari mwebwe mubyikorera. wama tunfiqu illa ibtigha'a wajhi Allah, uretse bya bindi mutanga nta kindi mugambiriye uretse ibihembo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. wama tunfiqu min khairi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun, bya bindi mutanga mumenye ko bizabagarukira, muzabona inyungu zabyo, kandi nta n'umwe uzigera ahuguzwa. umuntu watanze mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala ntazigera ahuguzwa. muri hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, aratubwira uyu nguyu Abi Hurairah umufanyira intumwa y'Imana muri hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim, aravuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati man tasaddaqa, uzatanga ituro kabona n'iryaba ringana n'urubuto rw'itende, min kasabi tayyib, mu mutungo mwiza, wala yaqbalu Allah illa tayyiba, kwa ko Imana ntabwo yakira uretse ibyiza. wa anna Allah yaqbaluha bi yaminihi, ririya turo umuntu aba yatanze Allah subhanahu wa ta'ala ryakiriza ukuboko ko kw'indyo. thumma yurabbiha, yarangiza akarimutuburira, akarimushyirira ahantu rikagenda rikura, abikorera lisahibiha, wa wundi waritanze arimutuburira, nk'uko umwe muri mwebwe yakorora itungo rye, ingamiya ye ikagenda ikangana n'umusozi. iyo umuntu atanze Allah subhanahu wa ta'ala agenda amutuburira bya bindi yatanze bitewe n'umutima yabikoranye ndetse na gahunda yari afite yo gutanga muri bya bindi yitanzemo.
hukmu umwanya bifite mu kwakira impano umuntu yaba yaguhaye. Man ja'ahu mal, umuntu uzazirwa n'umutungo, umuntu akaza akaguha umutungo, au shay, cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose yateguye kuguha, min ghairi ishraf wala mas'ala falyaqbalu. umuntu naza akaguha impano, akagusanga ahantu, akakugenera ikintu, ntabwo wamusabye, ntabwo wagiye kugenda umubwira ibibazo byawe, umuganyira ugira ute kugira ngo aguhe ikintu, nta nubwo wigeze umusaba, ukabona kuzaniye ikintu arakiguhaye yatekereje kuguha impano, uzayakire. iyo mpano uzagire gute? uzayakire. wala yarudduhu, ntuzigere ucyanga. fa innama huwa rizqu saqahu Allah ilayhi, umenya ko iyo ni rizqi Allah subhanahu wa ta'ala agize gute? akuzaniye. icyo kintu umuntu yaguhaye, fa in sha'a tamawwala wa in sha'a tasaddaqa bih, ni ukenera uzagikoresha, niba mbona kikeneye kugikoresha, nawe uzarebe undi muntu wundi wagihamo nk'impano, nk'ituro umuhaye, ariko ntuzacyange kubera ko yakiguhaye, ubwo ni rizqi Allah subhanahu wa ta'ala yakuzaniye. muri hadithi yakiriwe na ibn Umar, na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, imana bishimire bombi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yakundaga guha umuntu ikintu, araza ahereza Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, amuha ikintu arakimuhereza. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ati atihi ya Rasulullah afqaru ilayhi minni, ati ya Rasulullah, none se ko mbona umpaye iki kintu wagihaye wa muntu w'umukene ugikeneye kundusha? niwo kumubwira ngo ko hari abantu bababaye cyane, ngiye ko ufite ubushobozi, warebye wa wundi ugikeneye kundusha. faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umwe baramubwira iti khudhu, cyakire, fatamawwalahu aw tasaddaqa bihi, cyakire igikoreshe, cyangwa se mutagikeneye ube wagitangamo isadaka. wama ja'aka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin wala sa'irin fakhudhu, ngo nibizakuzira bindi mu mutungo utigeze ujya kubishakisha no kujya kwinginga abantu cyangwa kujya kubasaba, uzajya ubyakira. kimura kuzaniye nk'impano ujye ucyakira, nudakenera kugikoresha ugitange mu sadaka. حديث متفق عليه، حديث رقم كتاب البخاري ومسلم. يجوز الصدقة على المسلم وغيره من أهل الأديان، بريم يكون يتنقى صدقة كوبا إسلام نكوان دي وانوترى بإسلام وفيته ibibazo nawo abafasha mu yandi madini yanatandukanye, bireme kubaha صدقة. ما تناقض به الهبة, niki cyagaragaza cyangwa se cyakwereka umuntu ko aguhaye ikintu. الهبة impano umuntu yaguhaye biba bi ayi sigha tufidu tamaluku almal, ikintu cyose cyagaragaza ko umuntu aguhaye icyo kintu bira iwad, bitabayemo ingurane, icyo ngicyo wayemera. umuntu yakuba ati iyi ni impano nguhaye, iri ni igeno ryawe, ibi byo nakugeneye, ibi byo nahisemo kuguha, ibi byose wemerewe kuba wabifata mu gihe yabiguhaye, kandi nanone ntabwo ari byiza. ويكره ردها وإن قلت, ngo ntabwo ari byiza kwanga icyo umuntu aguhaye ngo niyo cyaba ari gitoya. hari abantu ugenda ukamuha nk'ikintu, cyangwa akaba afite nk'ubukwe ukagenda ugiye kumutwerera, wamuha ikintu ngo yakose ngo ikindi kintu mpaye ko ngo urabona iki ngiki ari ikintu ukwiye kumpa ko, ukabona umuntu abigize nk'aho agusuzuguye, ibyo umuhaye nta gaciro abihaye. cyangwa yabona umuhaye ikintu ngo shaka bubishyire, ibi ngibi ngiye ntabwo nyambyakira. ibi ngibi bigaragara nka kiburi, biba birimo kwibona n'ubwibone no kwikuza. niba umuntu aguhaye ikintu bingana n'ubushobozi bwe, cyakire kandi unamushimire, turakoze ku cyo umuhaye. niba utanagikeneye, shaka undi ku ruhande ugikeneye, ugire gute ukimuhe, ariko umutima wowe kiguhaye uhi umunezero, umutandukana agize gute yishimye, ntabonye ko wagaye ibyo yamuhaye. ni nayo mpamvu umuntu ashaka guha nk'abana be, biremewe ko umuntu yaha abana be akiri muzima, ariko iyo ushaka kubaha ugomba kubaha bitasawi,
mu buryo bungana bainahum ala hasabu mirathihim, bigendeye ku buryo bw'izungura ryabo. Wemerewe kuba wabaha ukiri muzima. Iyo ugize uwo uha ibirenze iby'undi, ugomba kubisubirana cyangwa se kongerera abandi kugira ngo bagere ku rwego rumwe. Iyo umuntu ahaye umwana we kubera ko afite ikibazo cyangwa se ari mu bihe bitamworoheye, ahangaha biremewe ko yagira umwihariko kuri uriya mwana yabahaye. Si ngombwa ngo bose ubahere icyarimwe. Ushobora gusanga ufite nk'ubushobozi uri nk'umubyeyi, akaba ari umwana wawe hari ufite ikibazo, wagize ibibazo, urimo kwiga se, washatse se urugo bikaba bimugoye, ugashaka kumufasha. Uyu nguyu wemerewe kumufasha bijyanye n'umwihariko, hatabayeho kuvuga ngo urabaha mu buryo bungana. Muri hadithi yakiriwe na Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala, yabwiye intumwa y'Imana Muhammad salama, aravuga ati inna abahu ata bihi rasul sallam, ise yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad salama aramubwira ngo nahaye umwana wanjye ibi. Intumwa y'Imana aramubaza ngo akullu waladak, ese abana bawe bose nahaltahu mithlu hadha, buri wese wagiye umugendera nk'uko nguko? Umugabo aramusubiza ati la ya Rasulallah, ntabwo ariko nabigenje. Aramubwira ngo farji'uhu, genda bisubirane ibyo wamuhaye. Niba utabahaye kimwe bose, genda usubirane ibyo wahaye uwo nguwo, kugira ngo bidateza fitina mu bana cyangwa se bikaba byatuma haba umwiryane hagati y'abana bawe. Ese biremewe ko umuntu wahawe, watanze impano, yagaruka akaza kugusubiza, akaza gutwara ya mpano, akaza kukwaka ya mpano yaguhaye? Ntabwo byemeye. Ntabwo byemewe ko umuntu yaguha impano, yamara kuguha impano akagaruka kuza kuyisubiza, uretse gusa umubyeyi w'umuntu, uretse se w'umuntu wabaha umwana we, yamara kumuha impano yemerewe kuba yayisubirana, yayisubiza. Ushobora guha nk'umwana wawe ikintu, nyuma y'iminsi ukabona ko cya kintu wamuhaye kigiye kumubera fitina, kavuga turabizi byiza, bungarurira ikintu cyanjye naguhaye. Ushobora kumuha imodoka, mu gitondo akaza akakubwira ati iriya modoka wahaye uriya mwana ni imva wamuhaye igenda ku muhanda. Nko kubwira ngo uramwiyiciye burundu, kuko kuntu arimo kugenda mu muhanda ntari bumare kabiri. Baza kumubwira ati rero twumvikane, ngarurira imodoka yanjye, yisubize hariya, kuko ndabona ko wowe ibyo naguhaye uburyo urimo kubikoresha bishobora kuzakuviramo ikindi kibazo. Cyangwa se ukabona ko wamuhaye birenze uko wahaye abandi, wemerewe kwisubiza ku byo wari wamuhaye. Ariko ku bandi bantu bandi ntabwo byemewe yuko wakwisubiza ikintu. No ku mwana ukimwaka kugira ngo la yadurruhu, kugira ngo kitamugiriraho ingaruka cyangwa se kikaba cyamuteza ibindi bibazo bindi. Ntabwo ukimwaka gutyo gusa, ariko iyo ubonye ko cyamugiriraho ingaruka, wemerewe kuba wakimwaka ukakimusubiza. Reka dusoreze kuri iyi hadithi rero dusanga mu gitabo cya Bukhari na Muslim, yakiriwe na Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Imana ibishimire bombi. Aravuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo al-aidu fi hibbatihi, ngo umuntu uzagaruka agashaka kwisubira ku mpano ye. Wa muntu watanze impano yagirana ikibazo n'umuntu ngo usubiza n'utwanjye, mwahora no mu muhanda ugasanga n'ipantaro yaguhaye arashaka kuyikuramo ngo yimusubize. Yaguhaye telefone, ngo ni telefone ninjye wayiguze nayo urayigarura, ugasanga arashaka kwisubiza buri kintu cyose yaguhaye kandi arakiguhaye nk'impano. Nimwe Imana iti umuntu wisubiraho ku mpano yatanze, kalkalb, aba ameze nk'imbwa, yaqi thumma yaudu fi qayyihi, aba ameze nk'imbwa igugwa n'igufwa, yarangiza ikarita ikazagaruka kongera kuguguna rya gufwa nanone bundi bushyashya. Urwo ni rwo rugero intumwa y'Imana Muhammad salama igereranya ku muntu utanga impano, yarangiza akaza kurwana n'urugamba rwo gushaka kwaka no kwisubiza umuntu impano yamuhaye. Iyo watanze uba watanze, nta mpamvu yo kugenda usebye umuntu kariya ninjye wakamuhaye, ahubwo nareba nabi nzakamwaka,
n'izindi mvugo zindi zitandukanye. Urwo rugero n'urwo rugero intumwa y'Imana igereranya ngo ni nk'imbwa. Najim Said.